Indwara y'umwijima wuzuye mu rugimbu rukabije bita steatose hepatike ni indwara yibasira abakuze barenga 40% mu Bufaransa honyine. Ishobora guteza ubuzima ibibazo njyana muntu nyuma y'igihe kirekire nk'umubyibuho ukabije, urugimbu rwinshi cyane, umuvuduko w'amaraso ukabije, kuziba kw'amaraso n'indwara zibasira umutima. Ubundi aha mu by'ukuri bigenda bite? Nkuko mushobora kubibona kuri iyi shusho, umwijima ni rwo rugingo rw'umubiri rwa kabiri mu bunini nyuma y'uruhu. Umurimo wawe w'ibanze ni ugukubura uburozi mu maraso yacu, uzigama kandi intungamubiri nka vitamini A, D, K na B ya 12. Byongeye kandi umwijima uvubura indurwe bita bile ifasha gusohora imyanda no gucagagura urugimbu mu mirimo nyabuzima yindi irenga 500. Muri rusange igitera umwijima kugira urugimbu rwinshi ni igihe abantu bakunda kurya ibiryo n'ibyo kunywa byinshi biwanduza nk'isukari, fructose, amavuta akamurwa mu bimera, inzoga cyangwa ibinyamasukari bikabije byanogerejwe mu nganda. Ibi biribwa byonona utugirangingo tw'umwijima wanyu maze bigatera kwinangira kw'imisemburo ya insuline. Utugirangingo tw'umwijima nitwo dutangira kuvubura urugimbu rukabije bita triglyceride, rurangira ruteye umwijima kuziba ndetse n'amara. Ibi bibatera kugaragaza ibimenyetso byinshi kandi bitandukanye nko gukunda kuribwa cyangwa kwiyumvamo ubushagarira bw'ububabare mu ruhande rw'iburyo bw'umubiri wawe, by'umwihariko mu rutugu, iburyo bw'ijosi ryawe cyangwa munsi y'imbavu z'iburyo gato, cyangwa kuribwa mu kiziba cy'inda no kugira ibicece byinshi. Niba mufite ibicece ku nda cyangwa inda yarabyimbye, ni ikimenyetso ntashidikanywaho ko umwijima wanyu wuzuyemo urugimbu rukaba rwaratangiye guhungira mu bice biri munsi cyangwa bikikije amara yanyu. Abantu bamwe bagaragaza ibizinga ku ruhu kuko umwijima uba utakiyungurura neza umusemburo wa estrogene. Ibi bituma uturembo tw'imigarura dutentebuka. Niba mufite amabere yabyimbye cyane cyane muri abagabo, bisiguye ko imisemburo ya estrogene yazamuwe cyane no kwangirika k'umwijima. Niba tiroyide yanyu idakora neza, bishobora kuba biterwa no kwangirika k'umwijima kuko abagabo bakaba 80% barwaye tiroyide babiterwa n'umwijima urwaye. Kandi niba ikirenge cyanyu cy'iburyo kibyimbye mu gihe cy'ibumoso ari kizima, ni ikindi kimenyetso cy'amaraso ari gutembera nabi bitewe n'umwijima wasaritswe n'urugimbu rukabije. Icyakora hari abantu bamwe bamara imyaka myinshi batagaragaza ikimenyetso na kimwe kugeza ubwo ibibazo biba umutwaro uremereye. Nicyo gituma abantu bakwiriye kwigengesera buri munsi. Indwara y'umwijima wuzuye mu rugimbu itera kuribwa n'umwijima, kubyimba kwawo, ingira bikazaho zicikamo inkovu kandi amara kuzuramo imyanda. Ibi nibyo bitera za fibrose na cirrhose. Igishimishije, umwijima ni rumwe mu ngingo zibasha gukira neza iyo muyobotse imyitwarire myiza yo kubaho, mukiyemeza kurya ibyo kurya bizima bisukura amara. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe vitamine 6 zisukura umwijima wuzuye mu rugimbu no kuwurinda indwara zishobora kuririraho. Izi vitamine nizo zifasha amara guhorana ubuzima bwiza. Iyo tuvuze intungamubiri muri rusange tuba dushatse kuvuga ibyatsi na regime mushobora gukoresha kugira ngo musukure umwijima wuzuye mu rugimbu. Uwasukuye umwijima basukuye n'amara. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video kuko nshaka kukumenera amabanga utarabwirwa n'undi muntu wese. Niba umaze iminsi ushaka umuyoboro waje wumviraho ibiganiro by'ubuzima buri munsi wawugezeho, ihutire gukanda subscribe n'inzogera ubarirwe mu banyamahirwe badahwema kubana natwe buri munsi. Muri ibi biganiro tubagezaho buri munsi dukunze kuba turi kumwe kandi n'ivuriro rya Relax Life Center. Rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi cyane y'urusengero rwa Foursquare. Niba ushaka gusazana ubuzima bwitaruye indwara zose zibasira umwijima no kuziba kw'amara, ukwiriye kwita kuri iyi miti tugiye kuganirira hamwe muri iyi video. Nimero ya mbere ni choline. Niba mubishaka mushobora gufata komprime za choline miligrama 300 ku munsi kugira ngo mumeneshe urugimbu rwipakiye mu mwijima no kuvura indwara y'umwijima ndetse no kuziba kw'amara.
ni intungamubiri z'indatwa umuntu yakoresha igihe cyose umwijima wangiritse kuko zifasha umwijima wawe kuvugura indurwe ya bile. Iyi ndurwe y'ingenzi yifashishwa mu kugogora urugimbu no gusohora uburozi, igafasha kandi kubucagagura no kubusohora mu mubiri. Choline kandi ni ingenzi mu kubaka umwakura njyanabutumwa ubafasha kwigana umwete, gusinzira neza no gukumira amazinda aterwa n'izabukuru. Mushobora kandi kuronkera choline mu mbuto n'imboga bisoromeweho, ibinyampeke bimejeje no gukunda kurira amasaha adahindagurika. Amashu y'indabyo, brokoli cyangwa amashu y'ubwoko bwose wakatamo salade akize kuri choline. Nimero ya kabiri ni vitamini D. Inyigo nyinshi zigaragaza ko abantu barwaye umwijima wuzuyemo urugimbu batabitewe n'inzoga bakunze kubiterwa no gukena kuri vitamini D. Vitamini D ni abantu babatije vitamini y'izuba kuko umubiri wacu yirema igihe twose imirasire y'izuba. Abantu amagana n'ibihumbagiza bakennye kuri iyi vitamini kuko bakunze gukorera imirimo yabo mu nzu bikingiranye. Bahora bikingiranye mu nzu kubera imibereho. Niyo basohotse barakanya gato cyangwa se mu gihe cy'itumba aho izuba bari rike. Mushobora gufata buri munsi mikrograma 0.5 za vitamini D na mikrograma 200 za vitamini K ya kabiri. Izi vitamini zifataniriza hamwe kugira ngo zivugurure imikorere y'umwijima wanyu, maze bikagabanya uburibwe bw'utugirangingo tw'umwijima wanyu no gukumira iremwa ry'ingirabikazi inkovu, fibrose, no gufasha utugirangingo tw'umwijima wangiritse, cirrhose, kwiyuburura. Mushobora kandi kujya mukunda kurya imineke na avoka ndetse no gukunda guhekenya ikiyiko cy'ubunyobwa bubisi buri gitondo kugira ngo mubashe kwinjiza vitamini D ihagije. Nimero ya gatatu ni imboga za radi. Nkuko namaze kubivuga, umwijima wacu uvubura indurwe y'ingenzi bita bile no kuzigama intungamubiri zihagije nka vitamini A, D na E ndetse na K. Ikibabaje, abantu benshi bakennye kuri bile, nicyo gituma batagira igogorwa ryiza ry'ibinure. Birangira havutse ibibazo bikomeye by'agasabo k'indurwe, imisenyi mu ndurwe, gukena kuri vitamini ndetse n'indwara zibasira urwagashya iyo umuyoboro w'indurwe witambitsemo ikibuye. Muri iki gihe haba hakenewe imiti ifite imbaraga ngo isunike cya kibuye kivane mu muyoboro w'indurwe. Imwe muri iyi miti ishoboye ni imboga za radi bita radish mu Cyongereza. Radi zifasha umwijima n'agasabo k'indurwe kugwiza ubuzima bwiza kuko zituma indurwe ya bile ivuburwa neza nta nkomyi. Zoroshya kuribwa n'umutwe, isesemi, inkorora y'akayi, zisohora utubuye two mu gasabo k'indurwe kandi zikiza no kugugarirwa dyspepsia. Uburyo bwiza bwo kwivuza radi ni ukuzikata muri salade y'amashu na karoti. Iyi salade uyirya ugiye kurya ibya saa sita iminsi 30 ikurikiranye. Nimero ya kane ni vitamini E. Umwe mu mirimo ikomeye y'umwijima wacu ni ugusohora uburozi kirimbuzi mu mubiri wacu nk'imiti yica udukoko, ibyuma biremereye, imyanda yo mu bidukikije, ibirungo bongera mu byo kurya, ibinini n'ibindi binyabutabire by'inganda kugira ngo bigereho havugurwa imwe muri antioxidants zikomeye bita glutathione. Icyakora umwijima wanyu wuzuye mu rugimbu, glutathione yanyu ishobora kugabanuka maze uburozi bugatangira kwitsindagira mu ngira bikanamaraso. Nyuma y'igihe kirekire bitera ibyago ku budahangarwa bw'umubiri. Kugira ngo mwongere glutathione yanyu mukwiriye kwihaza ku byo kurya bikize kuri vitamini E nk'intete zidakaranze z'ibihwagari, avoka, amande, sesame, nuwazete n'imboga z'icyatsi kibisi. Niba mwifuza gufata inyongeramirire ya vitamini E nziza cyane ni yitwa tocotrienol. Yiganje mu rusobe rwa vitamini E zirusha imbaraga tocopherol zigezweho. Ifasha gusibanganya inkovu na fibrose z'umwijima. Nimero ya gatanu ni ikimera cy'igihwarara, Rochardomari. Igihwarara ni ikimera kimaze ibinyejana gikoreshwa mu buvuzi gakondo kuko gikungaye ku rusobe rwa phytonutriment bita silimarine, ifite imbaraga nyinshi zo gusukura umubiri wose.
Inama abaganga gakondo bagira abarwayi ni ugufata igihwarara cyumye ukagitogosa mu mazi ukayanywa 3 ku munsi kugira ngo kivugurure utugirangingo tw'umwijima bita hepatosite. Inyigo nyinshi zigaragaza ko silimarine ifasha kugabanya kwinangira kw'imisemburo ya insuline bitewe n'umwijima wuzuye mu rugimbu rukabije. Umumaro wayo kandi ugaragarira mu kuvugurura nzime z'umwijima, kuhanaguramo imyanda yatewe na rukoru, ibinini n'uburozi n'ibisigazwa byanduza umubiri biturutse mu bidukikije. Byongeye kandi utera imbaraga glutathione, inzobere bita antioxidant nyobozi ishobora gukumira kwangirika kundi mwijima wanyu no gusagamba kwa fibrose cyangwa cirrhose tissue cicatricielle. Nkuko mushobora kubibona, hari inyunganiramirire n'intungamubiri zikora ibitangaza mu gusukura umwijima wuzuye mu rugimbu rutera amara kuziba. Mushobora kugerageza imiti yose mukareba iyabagirira umumaro kurusha iyindi. Uburyo bwiza kandi bwo gusukura umwijima n'amara ni ugukunda kurya 2 ku munsi gusa, mu gitondo no ku manywa gusa. Nimugoroba ntimugire ikintu murya, kandi mugakunda kunywa amazi y'akazuyaze mukibyuka mu gitondo. Mwaba mutarwaye igifu mugakamuriramo indimu. Ubu ni uburyo bwizewe bwo kuvura indwara nyinshi, cyane cyane umwijima, igifu n'amara yazibye. Mwakoze kubana nanjye muri iyi video yavugaga ku ntungamubiri 6 zisukura umwijima wuzuye mu rugimbu. Umwijima wanyu ni rumwe mu ngingo zikomeye mu mubiri wanyu, kuko iyo utameze neza n'amara ziba. Kuwitaho bishobora kubatera ubuzima bwiza mutigeze mugira mu buzima bwanyu. Nahanyu ngo mwite kuri uru rugingo rufatiye runini ubuzima bwacu. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro byibanda ku buvuzi bw'imiti yo mu ntanzi z'urugo gusa. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere mubanye natwe, mwikandire subscribe n'inzogera, namwe muzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.